tuyimaramo kubera icyo tugiyeyo ako nanjye numva afite ubwoba none se have byihorere umva ikibazo mu gihe tugifite aba bana ni ngombwa Fabien tuzakomeza turi hasi tuzakomeza turi mu bibazo tuzakomeza umva wagira ngo ni nk'inyoni zirimo ziraturiraho amasaka none se sheri ibyo mumubwira ndimo ndabyumva kandi nanjye ndikumva ntatuje koko mu mutima ariko ikibi gikomeye ni iki ngiki ni ukutitaba ubutumire baguhaye bwo mu bugenzacyaha umunsi umwe nta kintu ubutwaye umunsi umwe se wavuga ko wanze kuyibona byihoreye wenda twabihaye wenda wajyayo ku wa mbere iyi vakansi karorera weekend ntabwo ari vakansi oya ibyo bintu byanyu ni iby'abagore rwose izina ry'Imana ndakurahiye nuramuka ugiye kwitabira ya convocation amera nk'umuhanuzi wasanga bivuze bikakabinyitura kandi Fabien ibyo amagambo yawe ubucura wabinyorera nk'abantu n'ubundi urugutegereje ruhari wabaye ubiretse njyewe mvuga ibigaragara reka nkwereka ahubwo dushyira ibintu ku murongo nibaramuka bagufunze nta kintu ushaka ariko siko umuntu ufite ibintu murimo kugira ngo mwitsindagiramo murashaka iki bande bamfungira iki iyi ntambara yavuze ko nzayirwana kabone nubwo ariko se wa mugani nyamara wakambwiye nanjye nkakubwira byose rurangirwa uri hariya ndakurahiye do yajaje narabibabwiye mwabonye musimbuka mumubeshya ngo iribagiza yarapfuye mbibabwiye nabinginga ngo mwice bari abantu hakiri kare none dore amazi arenze inkombe karagakobwa ngo niribagiza none umunwa gafite muri ino minsi yego komanda none karimo karambaza n'ibyo ntazi ngo ibya mama wako ntazi sinzi aho biva naho bijya urumva gafite umunwa muremure nawe ubigize mu ariko muragiye ntago ngushira amakenga kuri iyo kesi ntago ngushira amakenga ye cases ya nyina wayiribagize none se amakenga utancira nayo yaje ariko sinjya mwizera ku munota wa nyuma wowe kuko ugira amabanga menshi buri munsi utuzanira ikindi kibazo buri munsi utuzanira ikibazo ariko wowe ureba n'ibintu bitari mu mutima w'umuntu buretse gato rugereka buretse nzagarabikubwiye ngo nzakufabimba bari buretse gato ariko iyo nje niyo kese amufashe ndabizi ariko umuntu wawe n'ubugambo ugira uzi ko katira ibintu ejo bundi katiye ibintu ntagena nkabura nabyo arabivuga nyine Fabien wagira ngo ni nk'umuhanuzi niwacu ibyo yavugaga vuga tubwize ukuri rero tubwize ukuri kamubwize ukuri pe uwo mugore bavuga ngo ni mamiri bagize nawe nigeze nciryera reka sinigeze muciryera uruko rero ukomeza kumakanira njyewe Fabiola ahubwo niko nkomeza gucukumbura kandi buretse none se rugiye ucukumbura iki buretse kandi none se akoreka buretse babwira kandi ubusa reka Fabien buretse ngo rugiye ndi umugore wawe ndeba hano turebane gutya mu maso sibyo basheri nyibwirira rata wakimbeshya ibintu byinshi nihangana twagiye duca mu bintu byinshi none kuri ubu ngubu aho bigeze tugeze mbese mu mazi abira mbwiza ukuri reka nkwereke turahirire kuri iriya ndayayisimbi niwe ni umva iriya ariko ubwo wowe umwana wavuga iki amakanyana wari umuzi hakuguze ko nawe wowe ndimo ndamubwira ukuri rekeraho kurahira rugi rekeraho kurahira ku mana cyangwa uwo mutwe uci mama kanyana wewe wari umuzi wari uzi ko afite akanyana ntabwo ajya kubona ukabona icyana kiraje nyuma yaho ukabona nyina sheri ndakabura imfura yacu ese ibya Rugema biraza kuba byagenda gute kubera ko tumaze kubona ko amaze kuba yarahirira imbere ya Nyiranambara ndetse na Fabiola akarahira ko mama iribagiza nawe azi kandi twebwe twamaze kubibona ko azi mama iribagiza kandi banabyaranye n'umwana ari umugore wa gatatu wa Rugema kandi agumye kuba yabihisha uyu mugore Nyiranambara ndetse na Fabiola ese ibyo biraza kuba byagenda gute rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe bibashe kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi kubera ko ari ibintu byiza cyane bibashe kuba byayiranga rero nimba tubashije kuba twajyana hano kuri no munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho nurangiza ujya aho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko ni ibintu byinshi cyane turagenda turebera hamwe bibashe kuba byaranga filimi yacu aho twamaze kubona ko Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola ibyo bitameze neza kubera ko twamaze kubona ko Rugema iribagiza ndetse na musaza we bamureze kuri ino nshuro yaragiye kwitabira ubutabera kubera ko twamaze kubona ko Rugema ari we wishe umubyeyi wa iribagiza kandi tukabona ko mama wa iribagiza akiri mu cyaro ubwo yishe papa ye gusa mama iribagiza amugira umugore se biraza kuba byahirira hehe ni byinshi cyane dukomeje kugenda turebera hamwe ariko se iyi ndahiro Rugema we arahiye ko ngo arakabura umwana we w'imfura kandi tubizi neza ko mama iribagiza ahari kandi Rugema amuzi
uri kumva ibintu biraza kuba byagana he. Ni byinshi cyane dukomeje kugenda turebera hamwe, kandi iyi niyo channel yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru aza muri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko ariyo ifite n'abasubscribers benshi. Hari abantu bamaze kuba batwitirira, mwageraho mugasanga barababeshya. Iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho ari ukuri. Rero icyo usabwa nayo no gukandaho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zacu zigiye zitandukanye, yuko ni byinshi cyane turagenda turebera hamwe muri ino episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko haraza kuzamo ibintu byiza cyane kuba Rugema ibyo bitameze neza, kubera ko afite ubwoba bwinshi cyane, ndetse na Fabiola na Nyiranambara kubera ko batangiye kuba bagira ubwoba ko Rugema yagera hariya mu butabera bagahita bamufunga. Se biraza kuba byaherera hehe? Ni byinshi cyane turakomeza tugenda turebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu. Se Kamarade na Emile we biraza kuba byagenda gute, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade we agiye kuba yasanga umugore we, kubera ko ibintu amazemo iminsi abirambiye, kubera ko atarimo akorera umuryango we, atarimo arinjiza amafaranga mu rugo. Rero umugore we yabashe kuba yamwandikira amubwira amagambo akomeye cyane. Se araza kuba yataha ate Iribagiza atarabona ubutabera? Byose nabyo turagenda tubirebera hamwe byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Kandi twamaze kubona ko uriya muhungu Emile nawe yamaze kubona umukobwa akamukunda, kandi abantu rero bareba ino filimi Inzira y'Umusaraba mwibuke neza ko uriya mukobwa Emile yakunze ari umukobwa wa Nyiranambara. Se byaba ari byiza kuba Emile ndetse n'uyu mukobwa wa Nyiranambara uba kwa kaka we, imfura ya Nyiranambara yabyariye iwabo, yashakana na Emile. Rero abantu bishimiye ko uriya musore Emile yabonye umukobwa mwiza no muri quartier, kandi uwo mukobwa akaba ari umukobwa wa Nyiranambara. Mujyaho hasi muri comment muvuga ati twishimiye ubukwe bwa Emile ndetse n'uriya mukobwa wa Nyiranambara, cyangwa abantu mutangiye kuba mwabyanga dukurikije uburyo Nyiranambara yari ameze, uburyo Nyiranambara ameze ndetse na Rugema. Mujye aho hasi muri comment muvuga ati turabyanze, kubera ibintu uriya mukobwa yabakorewe bitari byiza cyane. Rero ni byinshi cyane tugiye gukomeza tugenda turebera hamwe byabashije kuba byaranga filimi yacu. Wowe icyo usabwa no gukanda hano subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa na video zigiye zitandukanye, yuko ni byinshi cyane tugenda tugarukaho biba byabashije kuba byaranga filimi Inzira y'Umusaraba, kandi tukagenda tureba kimwe ku kindi tukabasha kuba twakibagezaho ibintu bimeze neza, yuko tuba twagiye tureba ibintu biraza kuba byakurikira muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi biraza kuba bimeze bite. Rero twamaze kubona ko Rugema ndetse n'uyu mugore Nyiranambara ibyo bitameze neza, ko Rugema amaze kuba yarahira imbere ya Fabiola ndetse n'uyu mugore we Nyiranambara, akavuga ko ngo arakabura imfura ye Isimbi, kandi twamaze kubona ko imfura ye Isimbi ahari kandi atwite. Ubwo uri kumva ko yababuza abantu babiri, umwana Isimbi atwite ndetse na Isimbi. Uri kumva rero ko Rugema arahiye indahiro y'ikinyoma, kubera ko twamaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza amuzi, kandi bamaze kuba babyarana n'umwana, ariko agumya abihisha uyu muryango we, yemera no kurahira indahiro, yemera kuba yakica umwana we, ariko ibanga rye nirige hanze, kubera ko twamaze kubona ko Fabiola ndetse na Nyiranambara batangiye kuba bamuvumbura ko hari ikintu yaba azi kuri mama Iribagiza, ariko yagumye abahakanira avuga ati mama Iribagiza nta nubwo muzi, nta nubwo nigeze nanamubona muri cya gihe cy'impanuka y'imodoka. Uri kumva ko rero Rugema ashaka kuba yakihakana ko mama Iribagiza ari, ariko Fabiola ho agumya abagira inama ikomeye cyane, kubera ko ashaka kuba yavugisha Rugema ngo avuge ukuri, kugira ngo nibagera mu nkiko bazabashe kubona uko bisobanura yuko Rugema yamaze kuba yaregwa na Iribagiza ndetse na musaza, kubera ko yishe umubyeyi we, kandi Iribagiza na musaza we bakaba bari gushaka mama wabo. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba Iribagiza na musaza we barajyanye Rugema mu nkiko, akaba ashaka kuba yabihakana, kubera ko Rugema adashaka kuba yavuga ukuri k'uyu muri uno muryango we, kugira ngo bazabashe kubona uko bamuburanira mu rukiko. Bari bamusezeranyije kuba nimba agiye kuba yakitaba buriya butumire bari bamuhaye bwo kujya kwitabira ubutabera, bari bamusabye kuba yavuga andi mabanga afite yo kugira ngo bazabone uko bamuburanira, ariko kuri ino nshuro Rugema yanze kuba yababwira andi mabanga, kandi twebwe twamaze kubona amabanga akomeye cyane Rugema ahishe uno mukobwa Fabiola ndetse na Nyiranambara umugore we, yuko amuhishe ko afite undi mugore wa gatatu mu cyaro, kandi bafitanye n'umwana ari we mama Iribagiza. Se ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero nimba tubashiye kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi wo nurangiza ushyiremo ibitekerezo byawe nimba nta
n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima yuko ni ibintu byinshi dukomeje kugenda turebera hamwe biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda filime Inzira y'umusaraba kuba Iribagiza ndetse na musaza we babashije kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuba bajyana Rukema mu nkiko. Ni ibintu bishimishije, ni Imana iba yabashije kuba yabafasha kugira ngo babashe kuba bagera kuri bino bintu. Rero nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu igakora ibintu byose, jya hasi muri comment wandikemo amena kugira ngo dukomeze kubana tume ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turagenda dukomeza kuba twarebera hamwe birabasha kuba byaranga iyi episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko hagiye kuba hazamo ibintu by'uburyohe cyane tutari twiteze ko biraza kuba byazamo, kubera ko tumaze kubona ko Rukema amaze kuba yarahira ngo arakabura umwana we imfura ye Isimbi ndetse n'uwatwite se Rukema kubera iki akomeje kuba yahisha aya mabanga uyu mugore Nyiranambara ndetse na Fabiola. Byose turagenda tubirebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba. Wowe icyo usabwa ni ugukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe byonyine kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugenda tubonamo hano muri ino filimi bibasha kuba byatungura abantu, aho kuba tumaze kubona ko Rukema amaze kuba yarahira indahiro iteye ubwoba cyane, kubera ko tuzi neza ko ibintu yararahiye ari ukuri. Twari tuzi ko agiye kuba yabwiza uyu mugore Fabiola ndetse na Nyiranambara akababwira ukuri, akababwira ko mama Iribagiza akiriho ari umugore we kandi uri mu cyaro bafitanye n'umwana, ariko Rugema we yahise ahinduka yemera kuba yarahira ngo aragacika izosi. Se biraza kuba byagenda gute? Kandi Fabiola we ari kugenda amuvumbura, kandi twamaze kubona ko Fabiola ikintu cyose atangiye kuba yatekereza hano kibasha kuba cyaba cyo, kubera ko Fabiola atangiye kuba yaneka uyu mugabo ni Rugema. Se azamukizwa n'iki nibamara kuba bamenya ukuri ko Rugema afite umugore ari we mama Iribagiza uri mu cyaro? Se kubera iki agumye kubigira ibanga? Byose turagenda tubirebera hamwe, ariko Fabiola abashije kuba yamubwira amagambo ateye ubwoba mbere yuko arahira. Abashije kuba yamubwira ati reka kurahira kubera ko iyo ndahiro yawe atari nziza cyane, ko ngiye namaze kuba nakuvumbura. Yamaze kuba yabona ko Rugema abeshya buri kimwe kandi agumya afite amabanga menshi cyane, kubera ko yatanze urugero kuri mukobwa we Kanyana, kubera ko Nyiranambara ntabwo yari azi ko afite undi mugore wa kabiri. Twamaze kubona ko Kanyana yaje hano mwa runo rugo bibasha kuba byatungura Nyiranambara hashize iminsi na mama we araza. Rero nibyo Fabiola yagumye abwira uyu mugore Nyiranambara ati ugomba kuba wakitondera Rugema yuko aduhishe amabanga menshi cyane. Se ayandi mabanga Rugema ahishe tutarabasha kuba twamenya yuko twebwe iryo twamaze kuba twamenya ni irya mama Iribagiza uri mu cyaro nk'umugore we wa gatatu kandi bafitanye n'umwana, nubwo Iribagiza nawe akomeje kuba yahata Rugema ibibazo amubwira tugomba kuba wanyereka mama, ariko ntago Rugema ari kubasha kuba yabisubiza. Ariko kuri ino nshuro Iribagiza ndetse na musaza we bagiye inama y'uburyo bagomba kuba bajyana Rugema kuri polisi. Ese ibintu biraza kuba byaherera he? Kubera ko Rugema atarimo yitabira ubutabera, ashaka kuba yatinza iminsi, kandi twebwe twaramaze kubona ko ibintu bitangiye kuba byaba byiza hano muri ino filimi yacu Inzira y'umusaraba. Rero wewe nimba tubashiye kuba twagerana hano tukaba tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi we nurangiza ujyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonyemo filimi Inzira y'umusaraba, yuko tugiye gukomeza tureba se n'ibihe bindi biraza kuba byaranga filimi yacu Inzira y'umusaraba, yuko ni byinshi cyane turi kugenda tubonamo hano muri filimi yacu, aho tumaze kubona ko Kamarade ashaka kuba yakegura, kubera ko twamaze kubona ko umugore we yamuhamagaye akamwandikira message irimo amagambo ateye ubwoba, arimo amubwira ko yataha akava mu byarimo, kubera ko Iribagiza bamufashije kenshi, ariko kuri ino nshuro Kamarade ntabwo ari kwemeranya nayo, kubera ko igihe cyari kigeze cyo kugira ngo basoze imirimo yabo Kamarade ndetse na Emile, ariko umugore we aramushaka, ashaka ko yajya kwita ku rugo, kubera ko Kamarade ahantu ari nta mafaranga na makeya ari gukorera, ahubwo nawe ari gushaka ibyamubeshaho, abayeho mu buzima bubi. Ariko umugore we yamuhamagaye ngo kuri ino nshuro agomba kuba yataye. Se Kamarade araza kuba yabikora cyangwa umugore we araza kuba yamugira iyihe nama? Kubera ko adashaka ko agumya kuba mu gasozi kandi afite umuryango yakabaye yitaho, nta n'amafaranga arimo akorera ngo ayabohereze. Kandi twamaze kubona ko ibyabo byari bigeze ahantu heza, kuba Emile na Kamarade bari batangiye kuba babona ibisubizo byose kuri Iribagiza, yuko twamaze kubona ko bari baramaze kuba bamuha umuti wa mbere n'uwa kabiri bamaze kuba bawumuha,
bari bashigashe kumenya aho mama Iribagiza ari kugira ngo babashe kuba bashinza Rugema bajyane Rugema mu butabera, ariko kuri ino nshuro kamarade we agiye kuba yava, wese Emile araza kuba yabyifasha. Byose rero turagenda tubirebera hamwe byabashe kuba byaranga filimi yacu. Rero icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi nimba hari n'ibitekerezo ufite, nimba ushaka ko kamarade ndetse na Emile ariwe wasigara wenyine hano arimo ahangana na biriya bibazo bya Iribagiza, jyewe hasi muri comment muvuga ati kamarade nagende, kubera ko Iribagiza yaragiye kuba yagera ku musozo. Twari tuzi ko ibintu bigiye kurangira kubera ko twari twamaze kubona ko Iribagiza na musaza we bari bagiye inama yo kujya kurega Rugema kuri ino nshuro, ariko byabashije kuba byaba. Urumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Rugema yabashije kuba yagezwa mu noza mu nkiko kugira ngo abashe kwishyura ibyo yakoreye Iribagiza, ariko kamarade na Emile bo ibyabo ntago bigenze neza kubera ko umugore aje gutora kamarade. Ese Emile we uriya mukobwa yakunze we ibyo biraza kuba byagenda gute, ko twamaze kubona ko uriya mukobwa hari abantu benshi batabashije kuba bamumenya kubera ko ari mu cyaro kwa abo ba kamarade batuye. Uriya ni umukobwa wa Nyiranambara mukuru kubera ko uriya mukobwa yamubyariye iwabo, yuko twamaze kubibona ko yaje na hano mu rugo kwa Rugema igihe Isimbi yavaga hano mwa runo rugo mwamaze kuba mwamubona. Rero abantu bari batangiye kuba bamwitiranya uriya nawe mukobwa wa Nyiranambara, twamaze kubona ko Emile yabashije kuba yamukunda. Se bizagenda gute kubera ko Emile azirana n'uyu muryango wo kwa Nyiranambara, se Rugema ndetse na Nyiranambara bamuha uriya mukobwa? Byose rero turagenda tubirebera hamwe. Ni ibintu byinshi cyane bikomeje kuba byatera abantu benshi amatsiko kuba uriya musore Emile yabashije kuba yakunda umukobwa wa Nyiranambara ariko atabizi. Ese biraza kuba byagenda gute? Rero ni ibintu byabashije kuba byatungura abantu benshi bakunda iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tutari tuzi ko uriya mukobwa wa Nyiranambara yabasha kuba yakundana n'uyu muhungu Emile, kubera ko twamaze kubona ko Emile yamubonye mu cyaro akabasha kuba yamukunda, akoherezayo uriya mugabo kamarade kugira ngo abashe kuba yamuteretera. Se ibyabo bizagenda gute? Se bizarangira bakundanye? Byose rero tugiye gukomeza tugenda tubirebera hamwe, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi hano kuri ino filimi yacu. Rero nimba tubashije kuba twagera na hano kuri uno munota, ufite igitekerezo ushaka kuba watanga, jyewe hasi muri comment ubashe kuba wacyandika kugira ngo tubashe kuba twagisoma, kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira tukaba tugeze hano. Kandi nimba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubonamo biri kugenda bishimisha abantu benshi bakunda iyi filimi, aho tumaze kubonamo ibintu bitangiye kuba byatunguranaho uriya musore Emile yatangiye kuba yakunda. Se ibintu biraza kuba byagenda guhera Nambara na Fabiola ababwira ko ngo arakabura imfura ye Isimbi ntago azi mama Iribagiza. Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe bigiye kuba byaranga filimi yacu. Nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ni ibintu byinshi cyane dukomeje kuba twagenda tubonamo kandi byabashije kuba byashimisha abantu benshi badukurikira, kubera ko twamaze kubona ko ibya Nyiranambara ndetse na Fabiola bitaraza koroha, kubera ko Iribagiza na musaza we babashije kuba barega Nyiranambara na Rugema. Uri kumva rero ko filimi yacu igiye gutangira kuba yaryoha, kubera ibintu turi kugenda tubonamo biri gutangira kugenda bitungurana, bikomeje kuba byashimisha n'abantu benshi kuba Iribagiza na musaza we babashije kuba batera intambwe ikomeye cyane yo kujya yo kurega Rugema ndetse na musaza we. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute? Ni byinshi cyane turakomeza tugenda tuboneramo hano muri ino filimi yacu. Se Emile na kamarade we twamaze kubona ko umugore wa kamarade yabashe kuba yahamagara uyu mugabo ngo abashe kuba yataha. Ibyo biraza kuba byagenda gute? Kandi twamaze kubona ko uriya mugabo kamarade abana na Emile kugira ngo bazafashe Iribagiza kuba babona ubutabera akwiye. Barimo barashaka ibimenyetso yuko twamaze kubona ko barwanira Iribagiza kandi nta mafaranga barimo bakorera. Rero umuryango wa uriya mugabo kamarade wabashe kuba wamuhamagara, ubasha kuba yamubwira ati abashe kuba yataha, kubera ko umugore we agiye kumureba kuri ino nshuro, agiye kuza kumutwara. Se biraza kuba byagenda gute? Uriya Emile we yashobora kuba yahangana na Rugema wenyine, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ari umuntu ukaze cyane batabasha kuba bashobokana, kubera ko Emile na kamarade bafatanyaga bakarwanira Iribagiza, ariko kuri ino nshuro kamarade agiye kuba yataha. Se biraza kuba byagenda gute?
ese uriya mugore koko aremera amucyure asige Iribagiza kandi yarageze ku musozo y'ibyo barimo barakora, yuko twamaze kubona ko Iribagiza yari amaze kuba yajyana Rugema mu mategeko ndetse na musaza we bari bafatanyije bajyana Rugema mu mategeko, ariko Emile umugore we ntago amworoheye, umugore wa Kamarade ntago amworoheye kubera ko ari gushaka ngo atahe. Umugore wa Kamarade rero yari yihanganye igihe kinini cyane kuba Kamarade bari bamaze igihe batabana kandi Kamarade nta mafaranga ari gukorera ngo abashe kuba yamwohereza. Ese ibintu biraza kuba byagenda gute? Ese baraza kuba bamuteka uwuhe mutwe kugira ngo abashe kuba yasubira iwe ibintu bimeze neza adatwaye Kamarade? Rero byose tugiye kuba twabirebera hamwe bibashe kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Se Emile ko twamaze kubona ko yakunze we uriya mukobwa wa Nyiranambara uriya imfura ya Nyiranambara ko twamaze kubona ko iri gukundwa na Emile, uriya mukobwa uri mu cyaro twamaze kubona ko ari umukobwa wa Nyiranambara. Emile we araza kuba yabyifata mute namara kumenya ko uriya ari umukobwa wa Nyiranambara barimo barakundana, kandi twamaze kubona ko uriya mukobwa we atifatanyije na mubyeyi we Nyiranambara ndetse na Rugema, kubera ko twamaze kubona ko uriya mukobwa Nyiranambara yamubyariye hano mu rugo atarashakana na Rugema. Ariko kuri iriya nshuro Isimbi amaze kuba yava hano mwa runo rugo yabashije kuba yamwerekana, amwereka Rugema ndetse na Fabiola. Se ibyo biraza kuba byaherera he? Byose turaza kuba tugenda tubirebera hamwe byabashije kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko ni byinshi cyane bikomeje kuba byagenda biranga. Rero niba tubashije kuba twajyana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ikiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza kandi byinshi cyane turi kugenda tubonamo bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda iyi filime, aho twamaze kubona ko Isimbi ndetse n'uyu mugore Nyiranambara ndetse na Fabiola ashaka ko yamenya ukuri kose k'uburyo yabyaye uriya mukobwa. Uriya mukobwa twamaze kubona ko Emile arimo arakunda muri ino minsi, ariko nubwo uriya mukobwa batarabasha kuba babonana ngo babashe kuba bahuza, ariko yabashije kuba yasezeranya uriya mugabo Kamarade ko azahura na Emile kubera ko yanze kumusuzugura. Se bizagenda gute? Se bazakundana? Byose turagenda tubirebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, kandi twamaze kubona ko Isimbi we afite amatsiko menshi y'uburyo uriya mukobwa yabashije kuba yaboneka n'ibindi bintu byose Nyiranambara yamuhishe. Rero Isimbi ashaka kuba yamenya ukuri. Se Nyiranambara kuki we akomeje kuba yamuhisha ibindi bintu, kubera ko twamaze kubona ko Nyiranambara ndetse na Rugema hari andi mabanga menshi bagiye bafite badashaka kuba babwira aba bana. Kuva Isimbi yaba ari mutoya akaba ageze hano akuze nibwo yamenye ko afite umuvandimwe. Se ibintu biraza kuba byagenda gute? Byose turagenda tubireba rero, kandi twamaze kubona ko ibya Rugema we bitameze neza, kubera ko twamaze kubona ko yamaze kuba yasezeranya Nyiranambara ndetse na Fabiola, akababwira ko uriya mugore mama Iribagiza ntawazi, kandi twebwe twamaze kubibona ko ari n'umugore we wa gatatu uri mu cyaro, kandi bamaze kuba babyarana n'umwana. Akaba yemeye kurahira indahiro nk'iriya ati aragacika izosi cyangwa ngo arakabura imfura ye Isimbi. Se ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twagenda hano kuri uno munota tukiri kumwe, jewe hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ni byinshi cyane dukomeje kugenda tubonamo byabashije kuba byatungura abantu benshi bakunda iyi filimi, kuba twamaze kubona ko Iribagiza noneho ibyo bigiye kuba byamera neza, kuba yatangiye kuba yatinyuka akagana ubutabera, akagana amategeko, akajya kurega Rugema, nubwo Rugema atarimo yitabira kuri ino nshuro, kubera ko Rugema atangiye kuba yagira ubwoba bwinshi cyane yuko Iribagiza yamufungisha. Se biraza kuba byagenda gute? Se Rugema araza kuba yafungwa? Rero mujye aho hasi muri comment mutangemo ibitekerezo byanyu, ubundi nze mbasobanura ibigiye kuba byakurikira muri episode igiye kuba yaza, kubera ko ari ibintu byiza cyane kandi biraza kuba byashimisha abantu benshi bakunda iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Twamaze kubona ko Rugema ubwoba we bwatangiye kuba bwamutaka, kandi twamaze kubona ko Fabiola ashaka kuba yamushinza aya mabanga yose, yuko turabizi neza ko Rugema uriya mugore amufite. Fabiola rero atangiye kuba yamuvumbura, akabona ko Rugema hari ikintu ari kugenda amuhisha, kandi twamaze kubona ko Fabiola yatangiye kuba yakeka uyu mugabo Rugema icyo kintu kiba gihari. Se ibintu biraza kuba byagana hehe? Ni byinshi cyane turagenda dukomeza kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, kubera ko Nyiranambara we yanze kwizera ukuri Rugema yari arimo amuha, yanze kuba yabyizera. Rero Fabiola yarabujije Rugema kuba yarahira iriya ndahiro yo kuvuga ati arakabura mwana we Isimbi, kandi
twamaze kubona ko Isimbi atwite n'undi mwana uri kumva ko yaba abuza abantu babiri, ariko Rugema byose yemeye kurahira kugira ngo abeke uyu muryango. Ese biraza kuba byagana he ko Fabiola we yamajije kuba yamuvumbura nubwo Nyiranambara we atari kubasha kuba yakizera ibintu Fabiola arimo amubwira ko Rugema hari andi mabanga arimo aramuhisha. Rero ni byinshi cyane tugenda dukomeza twigenda turebera hamwe bikomeje kuba byaranga filimi yacu, kubera ko ari ibintu byiza cyane niba tubashiye kuba twagirana na hano kuri uno munota tukaba tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo wagiye ubonamo filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko ni ibintu byiza cyane kuba Isimbi nawe yatangiye kuba yajijuka agatangira kuba yamenya ukuri kose yuko mama we nawe yararimo amuhisha amabanga akomeye cyane ko afite undi mwana, ariko kuri iriya nshuro mu gihe uno mugore Nyiranambara atari hano mwa runo rugo yabashije kuba yamenya ko afite umuvandimwe kandi mukuru kuri we, kandi twamaze kubona ko umuvandimwe wa Isimbi mukuru arimo akundana n'uriya mwana w'umuhungu Emile, kandi twamaze kubona ko Nyiranambara yanga Emile ndetse na Kamarade. Se ibintu biraza kuba byagana hehe hano muri ino filimi yacu? Se nibamara kuba bakundana Nyiranambara azabyifata mute? Kandi twaramaze kubona ko uriya mukobwa atemera nyana Nyiranambara, kubera ko Nyiranambara yageze hano mwa runo rugo agasanga bakora ibintu bitari byiza cyane, kubera ko yageze hano mwa runo rugo umunsi wa mbere Nyiranambara yahise amuha uburozi ngo ajye kuba yarogama Makanyana, ariko uyu mukobwa yarabufashe ageze mu gikoni agira ubwoba bwo kuba yabushyira mu byo bari bamubwiye aza kubishyiramo kugira ngo mama Kanyana aze kuba yabunywa. Rero byamuteye ubwoba bwinshi cyane bituma ava hano mwa runo rugo, bituma atumvikana na mama we, kubera ko mama we yamubonye ko nta bushobozi afite bwo kuba yakorana nawe, kubera ko twamaze kubona ko Nyiranambara ndetse na Fabiola ari abagome gusa, ndetse na Rugema umugabo we, kubera ko bashaka kuba bakangiza umubano wa Iribagiza ndetse na musaza we, kubera ko twamaze kubona ko bashaka kuba babica kugira ngo begukane iyi mitungo yabo kuri ino nshuro, ariko babashiye kuba baregwa Rugema bamujyanye mu mategeko. Se Rugema araza kuba yakitabira, haraza kuba habiki. Rero ni byinshi cyane turakugenda dukomeza kugenda tubonera hamwe hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel, warangiza ukajya hasi muri comment ugashyiramo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi.